neza nta kibazo waramutse gutesora byatashe uzi ukuntu iryo joro nagize inzozi nziza ngiye nawe twibarutse akana k'agakobwa niyo mpamvu nyine ndamukanye umunezero ahubwo se tuzamwita iki cyangwa hano uratwita shara akanyamuneza ndamukanyisha gari kunyereka ko uzi ukuntu hose umwana w'umukobwa mwiza tuzamubyara ukunda urabizi shari nakuri ko Imana nzakubera umugabo mwiza pe kandi nzagukunda mukundwa wakaze pe yego nta bya mirenge mfite nta n'ubutunzi ufite buhambaye ikintu ufite cy'agaciro ni wowe ndagusezeranya ko nzagukunda ubuzima bwanjye bwose se si isezerano naguhaye mwese niko muba muvuga reka ndabyumva ariko sheri njye ntabwo nayo nka papa Davi nkuko nasa nawe ni nako nateye nawe rero nyine ntugatekereze azambera gutya nuko nkuko nawe yansezeranye wowe ntukangire ikibazo sheri ndagukunda nawe n'umutima wanjye wose amabyiza mwese ko kitanyizera hano ndakwizera kumva mfite impungenge umugore ni igitope mbega umugore utagira impuhwe umwana w'imyaka 3 koko ntugukoropeshe okay kakwereke naza ninjye nawe
Uzabite mahoro. Ese inkweto y'umwana wanjye ntabwo ari wayirangiye. Ndora nari nyicoje. Gusa kuruta ntugire ikihe kibazo. Ndikora kuvanga Reba igihe nagukora inkweto y'umwana wanjye ngo idode ubona umwana wanjye udakeneye kuyambara kugira ubwenge cyangwa. Mabasha rwose ngiye kuyirangiza. Nuko iminota 2 yonyine. Ndaba ngo inkweto yawe. Usa no rakingina amaze kwidoda ntureba. Reba. Ingina amaze kwidoda yarangiye. Iminota 2 yonyine. Ngenda kubazije wakazi kakuzanyura akazi. Ndakaza. Ntabwo ukije waje gushaka abana bayibiraye. Jyenyene inkweto y'umwana wanjye akeneye kuyambara. None bamwe ngo mabusha ni ibiki? Ibyari. Naguhaye avance. Sinaguhaye avance. Kuki utama inkweto z'umwana wanjye? Hoya. Jye naguhaye avance. Ngo inkweto z'umwana wanjye ngo zidode duhanigire. Akazi kakuzanye urakazi cyangwa guzi icyo ushaka. Mwagiye mureka. Mwagiye mukora akazi umuntu kaba karabazanye. Se mabusha ntari yishije. Wambabare basi nk'iminota 2. Njyewe ngaruke hano saka inkweto yanjye iyo umwana wanjye wazishoje urasanga irangiye rwose umbabarire rwose mvuge nawe magambo meza urasanga irangiye sanga uzirangiye utanga uburungurunga ariko urusaku rwawe ntitsinjya ndushobora iseta nshaka kuyihindura yema abantu barusaku gusa baza basakuza byonyine Mbara mwicarishijwe aho ngaho aburi bicaye nta n'isoni bufite wowe kutagiye koza ibyo wowe bite byakinze uri gusa nabi murabona ari nduri bubikore hano mwe ni mutabikora ngaburi yicaye nta n'isoni nabyo biri kuntesha umutwe ngewe wicaye aho ngaho uri uratanyurira ibyo bishashi mu ntebe zanjye sohoka se nyine ugenda ujye gukora ibyo ukora kudasohoka sohoka vuba haguruka usohoka ujye gukora ibyo ukora ariko se muko usiko n'izina ryawe mba naryibagiwe ahubwo uba wicaye aho ngaho gusa wasamye haguruka se ujye gushigisha icyo gikoma kandi ugiteke neza uri urarira urizwa n'iki uswa naza ahubwo nkakwinika muri icyo gikoma iyo sura nkayotsa gishigishe se nyine gira vuba uri buraye anisoni soye kuhagaze aho ngaho ubundi nongeye se urashinzwe none sirakuzanye muri urugo kugira ngo ube umubyeyi nakuzanye kuhora uzira ese wanzanye kugira ngo mbe umupagasi w'urugo rwawe cyangwa kuba umupagasi w'ibyana byawe gushyira mu gaciro niba nawe sibyo abana n'abana ufata ngo bo bakore imirimo bafure basase barebana ko rero icya mbere sindi umupagasi urumva sindi n'umuboyi wawe uranyumva neza niba ukeneye umuboyi wo kubarira uzamuzane ese ngenda akakwigira muri gahunda zanjye njyewe nta kintu kimwe ushobora gukora muri uru rugo ni ukuri rwaka woza akarenge ugenda gusa none ubu nkora iki nkaryama nkarya urumva si cyo wanzaniye uraryama mu nzu yawe none se wowe wirukana cyangwa urya ibyo wahashye cyo kugarura yangirwa mugore wawe rero
ako ni iki nagukorera ku buryo ushobora kumpoteza abana uzi neza ko waje umugore akagenda uhari uzi neza ko noneho ubonye ko ntari umubyeyi ubonye ko ntari umubyeyi se ntabasha kurera kana nigendera